network iramutse igiye ku gaciro k'ibihumbi 314,959 nk'uko GCV yabitangaje, niki cyaba ku mibereho y'abantu, niki cyabaho muri leta zigiye zitandukanye, no ngo niki cyaba ku isi. Rero Pi network nk'uko tubizi ni faranga koranabuhanga ariko rikiri ku mining. Riramutse rero rigiye ku gaciro kagenwe na community yitwa GCV, ni ngo ryaba ryo faranga rya mbere ribayeho rifite agaciro kari hejuru mu bijyanye na cryptocurrency. Rero nk'umuntu waba waramininze Pi byibura 1000 yaba afite amafaranga arenga miliyoni 314,159 by'amadolari. Bivuze ko yaba ari mu bakire cyane mu gihugu. N'uwaba ufite Pi byibura 10 yaba afite miliyoni zirenga 31 z'amadolari n'ibihumbi 415,900. Uwaba ufite Pi 10 yaba afite miliyoni 3 z'amadolari n'ibihumbi 141,590. Bivuze ko ni amafaranga menshi cyane. Ayo mafaranga rero hari icyo yagira nk'ingaruka nziza ndetse n'ingaruka mbi yaba ku baturage no kuri leta. Nje rero kubabwira izo ngaruka zaba mu bukungu igihe Pi yabigize agaciro k'ibihumbi 319. Ingaruka ya mbere yabaho ni ingaruka nziza, aho abantu bahita bagira imibereho myiza cyane. Ndiyo mvuze imibereho myiza nyine mwumva imibereho myiza, aho rero umuntu waba waramininze cyangwa se waba waholdinze iyi faranga yaba agize imibereho myiza. Iyi mibereho myiza rero yatuma hari ababa bafite imibereho myiza, hari ababa bagiye gusigara inyuma mu iterambere, kuko niba umuntu ufite Pi 10 tubonye ko yaba afite byibura miliyoni 3 z'idolari. Miliyoni 3 z'idolari rero murabizi ko iyo ukubye n'amafaranga y'amanyarwanda usanga aba yikubye inshuro nyinshi cyane. Ubwo rero byavuze ko umuntu waba ufite miliyoni 3 z'idolari yaba afite hafi miliyari 4 z'amanyarwanda. Urumva rero yabagize imibereho myiza cyane ikabije ugiranyije n'abandi. Ikindi kintu byateza ikibazo twita speculative, ngo speculative friends. Aha rero haza icyo twita price volatility. Ifaranga koranabuhanga rero rizamutse cyane cyo rikaza rifite agaciro kari hejuru cyane ugereranyije n'ikindi n'andi mafaranga, byatuma rero habaho ko ifaranga rigenda, andi mafaranga navuga ko ifaranga ryatangira gutuma habaho ihindagurika cyane ry'amafaranga runaka, bitewe nuko abantu baba batangiye no kugenda bafata faranga yabo bayashyira mu mapayi, bagafata amafaranga yabo bari bafite wenda ku yandi ma exchange, mu yandi macoin, bagashaka kwita bayashyira muri Pi ngo nabo babone inyungu yihuse. Ibi rero tubyita FOMO, fear of missing out. Nuko abantu batangira kugira ubwoba, bakavuga ati twigeze tumininga Pi none igiye kuri aka gaciro. Abafite amafaranga bakahita batekereza ati uko dushobora gufata amafaranga yacu tukajyana mu mapayi kugira ngo tubone natwe inyungu yihuse. Ibi rero biteza ikibazo cyitwa fear of missing out, ari byo twita FOMO mu rurimi rw'icyongereza. Igihe rero Pi yabe ibaye listed kuri kara gaciro kari hejuru, abantu benshi nyine batangira kwihuta bafata amafaranga, imitungo yabo yose bashaka kuyishyira mu ifaranga rya Pi network kugira ngo nabo barebe ko babona inyungu iri hejuru. Ibi rero ni iyindi ngaruka byateza mu bijyanye n'ubukungu. Iyindi ngaruka rero byateza mu bijyanye n'ubukungu nuko andi mafaranga koranabuhanga yaba ahanganye na Pi network, nk'urugero nka Bitcoin, nka Ethereum n'izindi, byatuma abantu nabo batangira kuzifata, bakafata ama Bitcoin yabo, ama Ethereum yabo baholdinze, bagatangira kuyaswapamo, icyo twitwa swap mu cyongereza mu bijyanye na cryptocurrency, cyangwa se bakayakompayamo coin. Ibi rero bituma nyine abantu batangira gukora uburyo bwo kuba nyine batangira nabo gushaka uburyo bashaka gutangira gushaka uburyo ba holding ifaranga, kuko baba batekereza ko mu gihe kizaza noneho icyo giciro kizakomeza kuzamuka.
Ibi rero nabyo byateza ikibazo cya impact cyangwa se byateza ingaruka ku zindi cryptocurrency nk'uko nari mbivuze. Ikindi kintu rero byateza ni icyo twita economic inflation. hahita habaho gutakaza agaciro k'ubukungu cyangwa se ubukungu bugatakaza agaciro cyangwa se bugahindagurika cyane. Payi bakazikonvata mu madolari, bakazikonvata mu yandi mafaranga agiye atandukanye. Iyo rero bafashe ya mafaranga yabo bakayakonvata mu madolari, urumva payi imwe niba twabonye ko umuntu waba ufite payi 10 yaba afite miliyoni 3 z'amadolari, urumva ko ayo mafaranga atangira kubamo menshi mu gihugu. Iyo rero amafaranga abaye menshi, ni ukuvuga ngo habaho kwiyongera kw'abasupplier ku idolari, abantu bari kugurisha ifaranga ry'idolari cyangwa se abantu bahorudinze iryo faranga ry'idolari. Iyo rero abasupplier biyongereye, bishobora guteza inflation, bikagabanya n'ubushobozi bw'abaguzi, purchasing power of fiat currency. Ni ukuvuga ngo abantu bari basanzwe bagura ya madolari batangira nabo gutakaza imbaraga, kuko abarigurisha bafite ibifaranga byinshi, bafite idolari byinshi, bavanye muri ya mapayi bakayahinduramo amadolari, bigatuma abasupplier baba benshi. Babaye benshi mu bijyanye na trading, mu bijyanye n'ubucuruzi, igiciro kiramanuka kuko ababayinga baba batakaje imbaraga, abantu bagura baba batakaje imbaraga, bigatuma rero hashobora kubaho icyo kintu twita nkaho ari fiat currency devaluation. Ikindi kintu cyahita kibaho, hahita habaho icyo bita hyper inflation. Hyper inflation rero rukumva ko nyine yaba ari inflation iri ku rwego rwo hejuru. Rero ikintu cya gatanu cyahita kibaho, hahita habaho icyo twakwita nk'ihinduka mu mategeko, aho rero leta mu bijyanye no guhagarika cyangwa se kugenzura, leta zose zo ku isi zishobora gutangira kugenzura no gushyiraho amategeko akaze ku mikorere ya Pi network. Niba yaba ifite agaciro kenshi, nyine Pi network yaza ifite agaciro kari hejuru, mu bihugu byinshi hashobora kuba hari amategeko agenga uburyo bwo gucuruza Pi network itatangira kugeraho. Ni ukuvuga ngo leta zahita zitangira kubona abantu benshi bafite Pi, abantu benshi bahorudinze ibifaranga bingana kuriya, kandi murabizi ko leta nayo ibikeneye umusoro. Ni ukuvuga ngo rero abantu mu gihe baba bafite ayo mafaranga menshi, leta nayo yahita itangira gushyiraho ingamba, yahita itangira gushyiraho uburyo bwo gukoresha amafaranga ya Pi mu bucuruzi, igatangira gushyiraho uburyo abantu batangira kuyabika, igatangira gushyiraho uburyo abantu batangira gukoresha ya mafaranga. Ibi rero bishobora gutera ibibazo bikomeye ku buryo mu buryo Pi yaba ikoreshwa, bigatuma bimwe mu bihugu bishyiraho amategeko akumira cyangwa se bigatuma Pi idakoreshwa mu bihugu byose, kuko hari nk'ibihugu bifite ubukungu butari hejuru, bifite ubukungu budahamye. Ibaze rero ibihugu bifite ubukungu budahamye cyangwa se ubukungu bumeze kuntu harimo abantu bafite amapayi, leta rero ititangira gushyiraho ingamba zo gushaka kuba yakumira rya faranga, kugira ngo twabonye ko hashobora kubaho inflation, abantu batangira kuguramo amadolari bakatangira gufata amapayi bakashyira mu madolari, rero bigatuma inflation ziba nyinshi. Ibibazo rero bijyanye n'imisoro nayo byahita bitangira kuza, mu gihe abantu benshi bashobora gukuramo cyangwa se kubona amafaranga menshi muri Pi, ibibazo bijyanye n'imisoro byazamuka. Ibihugu byashaka kumenya uburyo bwo gusora cyangwa se bwo gusoresha amafaranga aturutse muri Pi. By'umwihariko ibihugu bishobora kugira ibibazo mu kumenya uburyo bwo gusora abashobora kuba baragize amafaranga menshi binyuze muri Pi, ndetse bigatuma hatangwa imisoro ikomeye cyangwa imisoro mishya ku bantu amafaranga, nyine abantu babitsa amandi mafaranga, bigatuma rero hatangira kuba hajyaho uburyo bw'imisoreshereze mishya. Ikindi kintu cyabaho ni uguhindura uburyo ubukungu bukora
bw'ibindi bigo. Ni ukuvuga ngo gukoresha Pi network aho amafaranga ya kinyamwuga nk'amafaranga ya kinyamwuga, abantu benshi bashobora gutangira gukoresha Pi mu kwishyura ibintu aho gukoresha amafaranga y'igihugu amadolari cyangwa amayero. Murabizi ko n'undi intego ya Pi ni ukuba abantu batangira guhaha, batangira gucuruza, batangira guhahirana hagati yabo bifashije Pi. Ibi rero byahita bituma noneho abantu batangira nabo gukoresha Pi mu bijyanye n'iyo myari. Abacuruzi bahita batangira gukoresha amapayi, abantu bagiye batandukanye nabo batangira kwiga gukoresha rya faranga rya Pi. Ibi byateza impinduka zikomeye mu mikorere y'ubukungu, bigatuma ibigo by'imari n'amabanki nayo bigomba gukoresha tekinoloji nshya ya blockchain. Bivuze ko iyi yaba ari ingaruka nziza mu gihe abantu batangira nabo kwemerera Pi cyangwa se banki zigatangira kwemera iri faranga koranabuhanga. Ibi rero mu buryo bwagutse kugira ngo bikomeze gukorera abantu batishimira uburyo bw'amafaranga ya kinyamwuga. Urwango abantu batangira kubona ko amafaranga ya kinyamwuga yatangiye gutakara agaciro, bakavuga ariko rero reka dukoreshe Pi kugira ngo natwe tubashe kubona n'abakiriya. Ibi byateza impinduka rero zikomeye mu buryo bw'abantu bakoresha amafaranga mu buzima bwa buri munsi. Ibi rero indi ngaruka byahita biteza nuko amabanki yahita ahindura imikorere. Ibigo by'imari, amabanki bashobora gukenera kuvugurura uburyo bakora kugira ngo bakomeze kubahiriza uburyo bushya bwo gukora, harimo gukoresha cryptocurrency, amafaranga y'ikoranabuhanga nka Pi mu buryo bwagutse. Banki zahita zitangira gutekereza uburyo noneho zakoresha nazo aya mafaranga koranabuhanga mu buryo bwagutse. Ibi bishobora rero gutuma amabanki na serivisi z'imari zihura n'impinduka zikomeye ziturutse ku buryo bushya bwo gucuruza no gukoresha iri faranga koranabuhanga rya Pi network. Aha ngaha rero ngenda ndabona yaba ari ingaruka nziza, kuko banki nazo zahita zitangira kwinjira mu bijyanye n'imikoreshereze ya Pi. Ngaho nguko uko byagenda.